kandi wadufashije gutwara urumuri rwa Ndi Umunyarwanda nk'igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, ariko urugendo rwacyakomeje. Niyo mpamvu tudahwema gukomeza kugira ibiganiro nk'iri huriro tugira buri mwaka kugira ngo dusuzume aho tugeze. Bimaze kuba umuco ko buri gihe iyo tudadiye twese imihigo nibwo amajwi nyangarwanda azamuka agamije kugoreka amateka yacu no gusenya ubunyarwanda. Bishobora kuba rimwe na rimwe biterwa n'uruhare umuntu afite muri aya mateka cyangwa kunanirwa kwitandukanya nayo. Bishobora guturuka kandi ku nyungu z'umuntu bwite cyangwa izo we yita inyungu rusange. Hari kandi n'uruhererekane rw'urwango no kutanyurwa n'ibyo u Rwanda rukora bigamije guteza imbere twese. Ntwararumuri batumirwa bacu, namwe mwese mudukurikiye, bimwe mu by'ingenzi bikomeza igihugu ni ukugira uburyo bw'imiyoborere n'imikorere byita mbere na mbere ku nyungu rusange. Kugira inzego zubatse neza bishimangirwa nuko hari abantu bumva neza, bemera kandi baharanira agaciro k'igihugu n'ubumwe bwabo. Mu gihugu cyacu izi nzego turazifite, duharanira ko umunyarwanda abona iby'ingenzi biganisha ku mibereho myiza. Twigishwa agaciro k'igihugu n'indangagaciro zitugenga. Ni iki gituma dukomeza kubona abatanyurwa, bigatuma hari abitwaza aho baturuka cyangwa inyungu zabo bwite bagatatira ubunyarwanda. Turebye n'umuntu ku giti cye, burya buri wese yishimira iteka kumva afite aho aturuka, kugira itsinda abarizwamo, umuryango cyangwa se abantu yumva bafite icyo bahuriyeho. Kuba rero mu itsinda ry'abantu hari intambwe bigusaba gutera kugira ngo ube umwe muri bo, ikajyana n'ibikorwa bishobora kuba byiza cyangwa bibi. Rero ni ngombwa kugira ubushishozi budufasha guhitamo neza. Kuri twebwe Abanyarwanda, kumva neza igisobanuro cy'aho umuntu aturuka no kubikoresha neza ni ukubanza kumva isano dufitanye y'ubunyarwanda. Munyemerere dufate urugero rufatika rw'urubyiruko tubona rutagize uruhare mu mateka mabi twanyuzemo, ariko ubona ko rukizitiwe nayo kubera imiryango yabo. Mwumvise kandi n'abakomeza gutera urujijo cyane mu bakiri bato bashyira imbere ingengabitekerezo ya jenoside. Nagira ngo nongere nibutse ko nk'intwararumuri nk'Abanyarwanda dutsimbaraye kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo nk'uko itegeko nshinga ryacu ribiteganya. Ibi ari umukoro wo gushaka uko twakomeza gufasha abato batagize uruhare muri aya mateka, ariko bakigowe no kumva ko isano muzi yacu nakwita mu ndimi z'amahanga the real sense of belonging ari umunyarwanda, kandi tuzakomeza kubukomeraho. Tubiragiye n'abadukomokaho nabo bibe bityo. Banyamuryango namwe batumirwa, ntabwo twavuga Ndi Umunyarwanda tutagarutse ku muryango, kuko ari wo pfundo ry'ubumwe n'ubuzima, ukaba igicumbi gitorezwamo ubumuntu, kubana n'abandi, kumenya no gukunda igihugu. Abakuru muri hano abenshi ni urungano rw'ababyeyi b'urubyiruko twumva rukomeza gukuza ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyiza dukura mu rugendo rwa Ndi Umunyarwanda twabyifashisha dute kugira ngo urubyiruko rwumve ko ubunyarwanda ariyo sano iruta izindi zose? Twakumira dute uruhererekane rw'imyumvire, urwango n'imigenzereze mibi, kuko bidashyira imbere ubunyarwanda, ahubwo bikaba bitera umuntu kumva atanyurwa n'ibyo u Rwanda n'Abanyarwanda tugeraho. Urubyiruko n'abandi badukurikiye, Unity Club yiyemeje kudasiga inyuma urubyiruko mu rugendo rwa Ndi Umunyarwanda. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bwagaragaje ko umuryango ufite uruhare mu gukwirakwiza ibitekerezo byigisha amacakubiri mu bana. Ubu bushakashatsi bwagaragaje kandi ko urubyiruko rufite ubumenyi buke ku mateka y'u Rwanda, by'umwihariko kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nimutinyuke mwange ikibi, kabone nubwo cyaba kivugwa n'umuntu mukuru cyangwa mufitanye isano. Mukomere ku bumwe, muzirikane u Rwanda igihe cyose, musesengure ibibazo twagize, kandi tubizeyeho kuzaba umuti w'igisubizo kirambye cyabyo. Intwararumuri banyamuryango namwe bashyitsi turi kumwe uyu munsi, kuba intwararumuri no kuba umuyobozi bisaba iteka guhora wikebuka kugira ngo urebe ko
ukimurikiye abo uyoboye cyangwa abana bakureberaho. Nagira ngo natwe twikebuke dufate umwanya wo kwisuzuma. Ese umuryango wacu waba koko ari igicumbi cya ndi umunyarwanda? Ese tuganiza abana bacu dute tubabwira umunyarwanda nk'isano yacu? Tubakundisha dute igihugu cyacu kugira ngo kize ku mwanya wa mbere mu mitekerereze n'imigirire yabo? Ubunyarwanda twifuza gusigasira bukwiye gutorezwa mu muryango. Ndi umunyarwanda ikwiye kudufasha gusana umuryango kugira ngo wongere ube koko isoko y'amahoro n'iterambere birambye. Iyi ni inshuro ya 13 tugira ihuriro nk'iri kandi ntituzahwema, ariko bigaragara ko dukwiye gukomeza kubaka imyumvire yacu igakomera. Dukwiye kuzirikana ko iyo duhawe inshingano, imigenzereze yacu nayo igomba kuba myiza kandi tukabera urugero abo tumurikiye. Mbere y'uko nsoza, nifuje kubasangiza bimwe mu bishobora gukomeza gufasha umuntu kugira ngo imyumvire ihamye n'imico myiza, kuko bikenerwa kenshi kugira ngo umurikire abandi. Ari byo bikurikira: kwemera ibyo urimo ukabishyiramo umutima wose, ari byo dedication, uburyo ubona ibintu perception, kubahiriza no kubazwa inshingano accountability, kunoza umurimo job well done, kuba ku murongo ubwawe ariyo self discipline, kwigirira icyizere confidence, kutiremereza no guca bugufi modesty and humility, kumenya kugenga amarangamutima yawe ariyo emotional intelligence, kwimenya ukagira ibyo wemera kandi bifite inshingiro self belief, kwihangana ariyo patience, kuvugisha ukuri honesty. Ndi umunyarwanda nikomeze igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu n'urukingo rw'abato ndetse n'ingabo idukingira, tugatura u Rwanda rutekanye. Ndifuza gusoza mbwira abato bacu ko amateka mabi yaranze iki gihugu cyacu atari umurage twifuza kubaraga. Icyifuzo cyacu nk'ababyeyi nk'abayobozi ni ukugira abadukomokaho bazakomeza umurage w'ubunyarwanda, kuko busumba ibindi byose duhuriyeho. Umurinzi w'igihango nyakwigendera Rugamba yabivuze neza ati, uzase nanjye urenzeho unsumbye. Twizeye ko muzakomeza kandi mukarushaho kugira ndi umunyarwanda igitekerezo ngenga cy'imibereho yacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.